bakuzi bagufasha TV muri kumwe na Emmanuel mwarimu wigisha moto ku rubuga rwacu rwa online, ariko noneho uretse na online twigisha bisanzwe. Umuntu ushaka kudukurikira naze dukurikire kuri online, naze abane natwe magare uze twigisha bw'ubumenyi. So uyu munsi rero turigeze ku munsi wa 7 twigisha wa mubyeyi wa mama, ariko uyu munsi ndashaka katwara moto mubibone ayitware mu birebe icyo ndakora cyose sinyizi. Okay, rero we kurikira video yacu kandi noneho ukore subscribe nimba utarayikora, kora like nimba utarayikora, una sharing ariko unatwandikire comment kugira ngo video zindi tuzakora uzagira ute uzaburi tayari kwita uzibona. Sawa, reka dukuri kuri moto yo gutwara moto twemeze fata mburiyaje neza, shyiramo vitesse cyambere, shyiramo vitesse cyambere, sibyo yurangije uyigiye gutwara moto wireba hasi, wireba hari imbere aho ugiye, noneho wikuremo ibintu byitwa ubwoba, sibyo noneho nakuye ko iyo ushyizemo uramuriro moto iragukwega ituma ya matuko yawe afata kuri moto, we kirira ubwoba, we gatwara nyine wumva nk'umuntu ugiye gute umuntu ugiye gute bari ikintu kitwaye, ariko wowe gatungana nuko uyobora inzira hari ugenda kure hariya ntibiyengeke cyangwa se umve ngo uragira ubwoba, sibyo? Okay, kwata warabimenye, ubu dusigaje kureba ikintu cyitwa guhagurutsa moto ukanagenda. Vitesse irimo, shyiraho akariro gakeya ukagenda urakura mburiyaje ureba hari imbere, none ugahaguruka hasi, we ntugira ubwoba, iyi moto ntakitwara, we wireba hariya moto ntakitwara, wowe wegere ntakitwara, genda shyiraho umuriro ntakitwara, wegere rero no kuvuga ngo rero ntago wowe naburangira kujya gushyiramo vitesse ya kabiri uta equilibre. Wumvise ko moto iyo idafite umuriro, idafite iki, yes, idafite umuriro ihita equilibre ugasanga itaye ibiro. Niyo mpamvu ugomba guharanira kuba ufite akakariro kugira ngo igire imbaraga yo kugukurura nawe ugende wumva yicayeho neza nk'uko wicaye kuri nk'umuntu wicaye ku ntebe muri salo se, uwo ngo kuba wicaye neza nayo ni nkayo rero. Vitesse ya mbere nuko gushyiramo vitesse ya kabiri, ufata ya mburiyaje n'ubundi nta muntu ufite, ugashyiramo kabiri ukongeraho wa muriro kugira ngo ya moto yacu igire speed. Turumvikana aho ngaho? Hagiye bira neza, wumve ko wicaye kuri moto neza, yego. Yes, uyu ni umunsi wa 7 wa 7 cyerekana bari umunsi wa simbizi, ariko ni bari 7. Iyi ni video ya 7 bagiye turimo ibyo kubegerwa nabyo si byiza. Moto itwarwa na vitesse,
Dicho. ubwoba twara nta kibazo reba hari twara Ya. winyura mu ihene fata muri yaje ndetse ubundi ziriya hene wari uzigiyemo fata muri yaje na feri hagarara fata na feri hagarara nyine uri mubi ibyo bintu byo kugenda ugira gutya amaguru kubera nakwigishe pe uzahiye wigisha muri yaje uzahiye niba rero uhuye n'inkomi iriya ni inkomi wayibara n'inkomi sibyo iyo nkomi urayikiza fata muri yaje na feri ureke kumera nk'umuntu ufite ubwoba urabyumva uramufitesi zose uramufitesi ntago moto uramutse utayitinyutse ndakwiye ko ikigufasha gutwara ni uko washyizeho akazi niba ushyizeho amafitesi ya kabiri yakariwe nyine yambaraga zize ntikuzungurukane iki kintu wayobora wategeka bifate nka yanjere kandi uterura ku mugezi iyo witwaye nabi yaguca ku kuguru rero nawe rero ibyo kwitwara ntabigitwarereze twagiye shyiramo fitesi zari zirimo nyinshi nawe shyiramo fitesi tugenda kandi iyo umaze guhaguruka ushyiramo fitesi ya kabiri nta kibazo wowe wihagurukana n'agasipidi keza witamo kabiri akandi gasipidi ugenda ureba ahantu heza uba ari gukata izihene ntabwo bari kuzinyuramo shyira hejuru ariko ucamo kabiri ugenda kabiri ugatira ahantu heza shyira umuriro tureba imbere wowe tureba imbere aho ugiye sibyo tureba imbere aho ugiye nta handi nta kindi ikarume utware moto katira aho ngaho iyo tugiye guhagarara tugabanya umuriro tugafata muri yazi na feri y'ikirenge igahagarara tugahagarara abanya umuriro fata muri yazi none nk'ubu wari uri mubi niba nkubwiye ngo gabanya umuriro fata muri yazi uhagarare none iziga tuba wigiye ngo fata muri yazi fata feri uhagarare neza sibyo uramufitesi kamwereka kandi kantu tugiye gukora uvuye bakuri moto neza shyira ibinya gira gutya kabisa ushyira ibinya wumve ko ibintu ari sawa ikindi tugiye gukora ngiki kuvuga ngo ni ukuvuga ngo tugiye gukora ikintu cyitwa urugendo ruto guhagarara mu rugendo ruto kuvuga ngo urafata amburiyaje ushyiramo fitesi ya mbere ushyira kino cyemezo uzabe ku cya feri sibyo ndashaka ko ugerageza ugahaguruka wagera aha ngaha ugafata amburiyaje na feri ugahagarara gutya ni ibi nshaka go come yes
ukerebuke nyine wumva ko ari wowe uyitegetse moto. Teka moto uyihagarike ahangaha, uyihagarike ahari. Go. Tese wakizamo kama tese. Aho nakubwiye guhagarara ntakubwiye. Uvuga ngo wowe numara guhaguruka genda iyo metero 2 uretse fata muri yaje neza nta bwoba impamvu zino zabuze reno uhitwa kana feri guhagarara. Aho twahaguruka woza murakamo neza hagarara ndabanye umuntu fata muri yaje hagarara. Guhagarara ntabwo ubizi se. Bigiye guhagarara ukanagira muri yaje na feri ugahagarara. Kibahagaze nabi. Ngo nkabibonye. Mubonye uburyo atwara moto. Yayitwaye ngira ngo nkabibonye. Nukuvuga ngo rero kuri Ngufashe TV dutanga ubumenyi. Kuri Ngufashe TV dutanga ubumenyi butandukanye. Murabizi twisha ibinyabiziga bitandukanye. Ariko mwabonye ko uriya mubyeyi wacu yatangiye gutwara moto. Nimba wakunze no video yacu rero kora subscribe ndetse ukande no kukazogera hasi kugira ngo hatagira video nimwe igucika mu gihe tuyishyizeho. Kora like usharinge video zigere ku bandi kandi ni karibu. Nimba ushaka kutuvugisha twandikire tuzagusubiza. Ikiri cya kabiri hari nimero iri mu description ugende uyirebe. Kuma video zacu hariho nimero zacu. Kwandikire cyase uduhamagare kuri WhatsApp cyase uduhamagare. Tuzagusubiza tuguhe orientation. Nimuze rero mwihahira ubumenyi budasanzwe kuri Ngufashe TV. Murakoze.